Dusenge. Twongeye gushima Data wa twese dukunda, wakomeje kuduha ibyiza byo kudufasha bigafasha n'umukumbi. Turakwinginze ngo umuntu wese wumva umuha uburemere bw'umurimo wawe, duhe gukunda gusabana nawe, dushoboze kuba icyitegererezo cyiza, kandi uzaduha amaherezo meza twe n'abo dushinzwe turaganwa ubugingo buhoraho. Ibyo ushaka bikwiriye ku bana bawe, biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana ku bw'aya materaniro akomeje kugenda neza, izina ryayo rihimbazwe. Amahugura ni gahunda y'Imana kugira ngo abasanzwe mu nshingano bakeburwe, abashyashya bongererwa ubumenyi kandi bashikame, ibibazo bikemuke. Burya inkota y'ijambo ry'Imana iratema kandi igakemura byinshi birenze ibyo umuntu yakemura. Tugiye rero kujya mbere mu kindi cyigisho kiraba gishyira umusozo, tubibutsa ko kuba dukurikiranye n'ibidukundira ubwo akanya gaheruka harabaho indi minota yo gusubiza ibibazo, kandi muzirikane ko mwe nk'abayobozi mushinzwe gukangurira urubyiruko rwanyu kuzakurikirana gahunda z'ejo nimugoroba, ndetse no gukomeza kurarika inshuti n'abaturanyi no gutegura uburyo buri mwizera ari gukurikirana amateraniro. Ijambo tugiye kwigana muri uyu mwanya rifite insanganyamatsiko igira iti ubuzima bw'itorero. Ni umugambi w'Imana ko itorero ry'Imana riba rizima, cyane cyane ko nyiraryo ari we soko y'ubugingo. Nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 4, haravuga ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri Yesu harimo ubugingo. Ni ikidashoboka ko itorero ryagira ubugingo ridafite Yesu. Ntibyanashoboka ko ryagira Yesu ngo ribure ubugingo. Mu Befeso igice cyaho ni icya 4, Abefeso igice cyaho ni icya 4, harimo uyu murongo nshaka gusoma, ni umurongo waho, ni umurongo wa 16. Haranditse ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa n'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukomerezwe mu rukundo. Itorero muri Kristo ni umubiri we, Yesu akaba umutwe. Ubwo rero ubugingo bwa Kristo nibwo bugomba gutembera mu itorero. Itorero rikaba umugabane w'ubumana ku isi, kandi rikabasha kugaragaza kuzura kwayo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyigisho cya mbere havuga ko Imana yagambiriye ko kuzura kwayo kose kugaragarizwa mu itorero. Dore ibyo turavugaho ni umwizera muzima, ni ibiranga itorero rizima, ndetse n'abanzi b'iby'umwuka. Kugira ngo itorero ribe rizima, tumaze kubona ko rigomba kuba rizima, ariko kugira ngo ribe rizima rigomba kuba rifite abizera bazima. Ntabwo umubiri waba muzima ingingo atari nzima. Ishyamba ntiryaba rizima ibiti atari bizima, igihugu nticyaba kizima abaturage atari bazima, umuryango ntiwaba mwiza abawugize atari beza. Itorero naryo ntirishobora kugira ubuzima butari mu muntu urigize, cyangwa se butari mu miryango irigize. Abizera nabo ntabwo baba bazima batigaburiye ijambo. Niyo mpamvu
ni umurimo w'umukuru w'itorero, ni umurimo w'intumwa, ni umurimo w'umubwirizabutumwa, ni umurimo w'umudiyakoni, kwigisha ijambo ry'Imana rizima. Tito 2:1, ariko wehoho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima. Inyigisho nzima niyo izana ubuzima. Ikindi ni uko ubuzima bw'itorero bugomba guhera mu bayobozi. Ubwo iyo abayobozi ari bazima bashobora gutuma n'itorero riba rizima, nk'uko n'ubusanzwe ubuzima buhera mu mutwe. Ubuzima buhera mu mutwe. Iyo umutwe urwaye umubiri ntabwo waba muzima. Ubudahangarwa buhera mu mutwe. Gukunda kurya bihera mu mutwe. Guhitamo neza bihera mu mutwe. Gukorana imbaraga bihera mu mutwe. Kugenda biri mu mutwe. Yewe no kororoka biri mu mutwe. Ikintu cyose kibera mu mubiri kiyoborwa n'umutwe. Rero ubwo buzima bw'itorero bugomba kuba buri mu muyobozi. Si ubundi umwizera wuzuye ameze ati, cyangwa se umwizera ukuze ameze ati? Tutamupimishije iminzani y'abantu, twapimisha inyandiko yera. Ni urwa 2 rwa Petero, igice cya 1, umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Abafite ibintu 8. Icya mbere, kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, urukundo. Ubwo rero ibyo bintu 8 ni intambwe babyise urwego, ndetse bamwe mu bitabo bimwe babyita urwego rwa Petero. Ni uko izo ntambwe nizo dusabwa kuzamuraho abakirisitu, bakagira ukwizera kukabahesha guhinduka, bakagira ingeso nziza. Ingeso nziza ntibazirekera, bakagira kumenya, kumenya bakakongeraho kwirinda, kwirinda bakakongeraho kwihangana, kwihangana kukongerwaho kubaha Imana, kubaha Imana kukongerwaho gukunda bene data, noneho gukunda bene data kukongerwaho urukundo. Umwizera muzima turamuvugaho ibi bintu bigera muri 5. Icya mbere, akunda Imana. 2, akunda abo bafatanije, akunda bene se bafatanije. 3, akunda itorero arimo. 4, akunda amahame akayarengera. 5, yirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Uwo ni umwizera muzima. Ndasubiramo, akunda Imana, akunda bene se bafatanije, akunda itorero arimo, akunda amahame akayarengera, yirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Itorero rizima se ryo rimera rite? Icya mbere, rigomba kuba ribwiriza ubutumwa. Ribwiriza ubutumwa. 2, ryiga ijambo ry'Imana. Muri iyo ngingo nibisobanuye ko rigira amateraniro ashyushye. Rigira amateraniro ashyushye, akurura, aryoshye, ahaza, ahembura, avugurura, akangura, aburira, ahindura. 3, rigira umwete wo gusenga. 4, rifasha abatishoboye. Ibi ngo ni ibintu ryabura rikitwa irihakanyi cyangwa irigambanyi. 5, rikunda ubumwe, cyangwa se rirangwa n'ubumwe n'ubufatanye. Muri ryo habamo ubumwe kandi rifatanya n'ayandi. Ibyo ni ibiranga itorero rizima. Ribwiriza ubutumwa, ryiga ijambo ry'Imana, rikagira amateraniro ashyushye. 3, rigira umwete wo gusenga. 4, rigoboka abatishoboye. 5, rirangwa n'ubumwe n'ubufatanye. Abanzi b'iby'umwuka turavuga 7. Icya mbere ni ubujiji. Ubujiji ngo ntibusiga ubwibone n'ubupfu. 2, ni ubwaka. 3, ishyari n'inzangano. 4, ni ukunegura. 5, ni ugukunda iby'isi, kwikunda no gukunda iby'isi.
6 ni ubunyamihango, 7 ubunebwe. Ndasubiramo kuko tumaze kumva ko turi abaganga b'imitima. Ntabwo rero muganga amenya imiti gusa, amenya n'indwara. Nta nubwo amenya umubiri gusa muzima, ahubwo amenya n'indwara, kugira ngo atazajya abona ije akiruka cyangwa se agahahamuka. Iya mbere ni ubujiji, 2 ni ubwaka, 3 ni ishyari n'inzangano, 4 ni ukunegura, 5 kwikunda no gukunda iby'isi, 6 ubunyamihango, 7 ubunebwe. Reka rero tuvuge kuri buri ngingo mu buryo butagiye kure. Umwizera muzima akunda Imana, agakunda bene se bafatanije, agakunda itorero, agakunda amahame kandi akayarengera, kandi yirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Turasoma mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, Conqueror Pacifique, urupapuro rwa 230. Uyu mukristo mwiza akunda Imana, ibyo bibyara ibindi byinshi muri we. Ibyakozwe n'Intumwa, urupapuro rwa 230, harimo amagambo turasoma. Haranditse ngo le chrétien vigilant est un chrétien agissant. Umukristo uri maso ni umukristo ukora. Il cherche ardemment à faire tout ce qu'il peut pour l'avancement du règne de Dieu. Akora ibyo ashoboye byose ngo ateze imbere ingoma y'Imana. Son amour pour le Rédempteur s'accroît en même temps que son amour pour ses frères. Urukundo akunda umucunguzi rukurira hamwe, rukurira icyarimwe n'urukundo akunda bene se. Umukristo uri maso ni umukristo ukora, ahora ashakana umwete guteza imbere ingoma y'Imana. Tubibutse ko iyo ngoma y'Imana ari ibintu bitatu. Ntabwo ari ikintu giteretse ahantu, si ikizu cyubatse ahantu, si igishyira hamwe ku isi kizwi. Ni urukundo, ni ugukiranuka, ni amahoro. Nibyo bintu bitatu bigize ingoma y'Imana, kandi iyo ngoma y'Imana ni itorero. Noneho umukristo muzima yumva yayiteza imbere, bigatuma akunda umucunguzi we bikiyongera, ndetse uko urukundo akunda umucunguzi rwiyongera niko n'urwo akunda Yesu rwiyongera. Mbega ubwo umuntu ukunda akazi akunda n'abakozi, ukunzi iwawe akunda n'abawe, yewe n'umurinzi wo kwiremba aramukunda. Nta buryo wakunda ahantu udakunda abawe. Ibyo wenda uwabyumva neza ni umuntu ufite ahantu arya buri saa sita yagiye mu kazi, byanga bikunda abo bantu bakugaburira buri gihe, abo bagukarabya, abo bakubarira amafaranga, abo bakurangira aho wihagarika, mugeraho mukamenyerana bagahinduka nk'abavandimwe, mukegerana cyane. Rero nta buryo wakunda Yesu ngo ureke gukunda abe. Niyo mpamvu umukristo muzima arangwa n'urukundo, agakunda Imana, agakunda bene se bafatanyije, agakunda itorero arimo, agakunda amahame kandi akayarengera, kandi akirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Hepfo haranditse ngo ahura n'ibigeragezo bikaze, ariko kimwe n'umwami we ntabwo yemerera imibabaro guhongesha imico ye cyangwa kumubuza amahoro. Umukristo nyawe ahura n'ingorane, ahura n'ibigeragezo, ariko ntabwo abyemerera ko bihongesha cyangwa se bigwabiza, aigrir son caractère, ko bihenebereza imico ye, kandi ngo nibirangiza bimubuza amahoro. Azi neza ko ikigeragezo cyihanganiwe kimuboneza, kikamutunganya, kandi kikarushaho kumwegeranya na Kristo. Umukristo uri maso azi neza ko ikigeragezo yihanganiye
ngo kimukorera ibintu bitatu. icya mbere kiramutunganya, purifiye. icya kabiri afine, kiramuboneza, kikamuyungurura, mbega kikamusena. gatatu, kirushaho kumwegeranya na Yesu cyane, associa plus étroitement avec le Christ. kiragenda kikamwegeranya na Yesu, bagafatanya ariko mu isano ya bugufi. Ce qui participe aux souffrances du Sauveur aura droit aussi à sa consolation et en fait à sa gloire. Abantu basangiye na Yesu n'umukiza imibabaro bazasangira n'ihumure kandi bazasangira icyubahiro cye. Ubwo rero no mu bihe bikomeye umukristo ntabwo abireka, ahubwo aravuga ati ibihe byakomeye, ni inzara, ni intambara, ni ukudaterana, ni ugufungwa, ni iterabwoba, ni ukurwanwa n'abanzi b'ukuri, ni uguhemukirwa n'abo twahoze dufatanyije. Aravuga ati nta kibazo, nimbyihanganira bizatuma, icya mbere bizantunganya aho ntari nshyitse. Ubu hari abantu bize kuzinduka batari babimenyereye, hari abize gukoresha igihe neza, hari abatagikererwa. Bizagutunganya, wowe byemerere gusa, bizagutunganya. kabiri, bizakuyungurura, utuntu tubi tukurimo tutanoze tuzavamo. gatatu, bizatuma urushaho kwegerana na Yesu. Wenda uzibuka gusenga kuko ibisengerwa byabonetse. Rero haranditse ngo Imana izakangura itorero ryayo, ubundi buryo bwose nibunanirwa iziyambaza imvururu n'impaka. Ubwo rero murumva ko ku mukristo nta byacitse, ari maso. Urugamba iyo ruje aba umusirikare, indwara yaza akaba umuganga, ibibazo byaza, imvura yagwa agahinduka umwubatsi mwiza. Ubwo ntabwo ari byiza rero guhongeshwa n'ingorane. Akunda Imana, akunda abo bafatanyije, agakunda itorero arimo. Ibyo byanditse mu gitabo cy'inama zigirwa itorero, umuzingo wa mbere, kimwe cyo hambere, paje 81. Haranditse ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero amaramaje, kandi imbere y'ibindi byose akazirikana icyariteza imbere. Basigaje abizera, reka numva icyo batubwira. Ese ngiye ahandi, reka mbamenyeshe. Mfite ubukwe, reka mbabwire kare. Mfite abashyitsi bazakirwe n'abizera. Mwene data ararwaye, reka menye ko yasuwe. Batangaje ubufasha, ndakora ibishoboka mpaboneke. Akunda itorero amaramaje. Ngo ndetse azirikana ko naho watakora neza, ryo ryajya mbere ritamufite. Tujye dutoza n'abacu gukunda itorero. Noneho ntabwo aho tuhatinda. Akunda amahame no kuyarengera. Arengera isabato, arengera ihame ry'icyacumi, arengera ihame ry'imyambarire, arengera ihame ryo gusenga iwe, arengera ihame ryo kwirinda. Akunda amahame kandi akayarengera. Ibyo byanditse muri Zaburi 119, umurongo w'126 n'127, aho umunyezaburi yanditse ati yanditse aya magambo avuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse, nkabirutisha izahabu, naho yaba izahabu nziza. Ubwo rero igihe abandi banzi by'Imana, nicyo gihe cyo kubikunda. Tujye ku ngingo ya gatanu. Uyu muntu yirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Mu gitabo cya Zaburi n'ubundi 69 umurongo wa 7 hari isengesho ryiza umuntu w'Imana wese akwiye gusenga. Riravuga ngo Mwami Uwiteka Nyiringabo, abagutegereza be kumwazwa n'ibyanjye. Mana y'Abisirayeli, abagushaka be guterwa igisuzuguriro n'ibyanjye. Ukwiriye kwirinda ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana ritukwa. Ni byinshi rero, ni byinshi byatuma izina ry'Imana ritukwa. Noneho umwizera akwiriye kuba muzima, ariko ntapfa kuba muzima, ahubwo ikintu kigira umuntu muzima ni urukundo ruva ku Mana, kuko rumuvugurura rumuturutse ruhande, ndetse ku buryo niwo muti uruta iyindi Imana yavugutiye isi.
gukunda Imana, gukunda undi, niyo moteri, nibwo buzima bwa gikristo. Iyo urwo rukundo ruri mu mutima, ruhinduka imbaraga, ruhinduka ubwenge, ruhinduka ubumenyi, rutanga uburyo, rutanga inama, rurahugura, ruboneza ubushishozi ukamenya ibyo utari kumenya, ruhumura amaso. Urukundo ruvugurura umuntu rumuhereye imbere, noneho wamara gukunda Imana n'ibindi byose bikaza. Mbonereho ku kibazo babajije bati ese umuntu aramutse asoma bwije agasinzira. Umwigisha wambanjirije yakivuzeho cyane. Gusoma ni ihame nk'uko kurya ari ihame, ntawagira ubuzima atarya. None ababwiriza n'ibicwa n'inzara, abo bagaburira bazaba imirambo, bo bazapfa pe. Ubwo igihe wohondobera bo baba bamaze kurambarara. Rero kuko biranditse ngo nibagenda bigura intege, ngo ababakurikiye bo ntibazava no mu byimbo. None mu gitabo cyitwa Pastoral Ministry, umurimo w'umwungeri, iki gitabo cyatanze inama. Ubwo urukundo, nukunda Imana, ugakunda Bibiliya, ugakunda gusenga, ese igihe kizabura? Ni inama ebyiri zatanzwe muri iki gitabo nshaka gusoma ku kagingo. Ni mu cyigisho kivuga cya 14 cy'icyo gitabo, kivuga ngo time management, kumenya gukoresha igihe cy'umuntu kigabyemo gatatu, cyane cyane ko atari n'iki. Igihe twatijwe kigabyemo gatatu, tugomba kukigabanya Imana, abandi, natwe. Ubwo noneho yaranditse ngo, ni paje y'icyo gitabo ya 81 isubi ya 2, yaranditse ngo byuka kare uzigama uduhe twawe, bityo uzabona igihe cyo gusoma Bibiliya. Byuka kare uzigama igihe cyawe cyangwa se uduhe twawe, moments, nurangiza ngo uzabona igihe cyo gusoma Bibiliya. Yavuzemo ijambo rivuga ngo mu kubyuka kare bakazigama ibihe byabo, ababwiriza bashobora kubona igihe cyo kugenzura ibyanditswe byera bitonze. Bagomba gushinyiriza kandi ntibarekure umugambi wabo, bagakoresha igihe cyabo mu kwiga ijambo ry'Imana, bakifashisha ukuri, bakabona ukuri bazajya bafashisha intekerezo z'abandi. Bazemera gukorana umwete kandi babisobanurira abandi bakoresheje umuhati ushinyiriza, bariteguye bihagije. Hari ababwiriza babikorera abandi, ubwo ni ugusoma. Indi nama yatanze, take a book with you, jya ugendana igitabo, noneho ngo nubona agahe ugisome. Rero ubwo nidukunda Imana ibindi bizizana. Ku ngingo ya 2, umwizera muzima tubonye ko akunda Imana, akunda itorero, akunda abo bafatanyije, akunda itorero, akunda amahame, yirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. None itorero rizima ryo riba rimeze riti? Ribwiriza ubutumwa. Kubwiriza ubutumwa ni ihame. Rigomba kwiga ijambo ry'Imana, rikaba rifite gahunda inonoso yinoze ihoraho yo kwiga ijambo ry'Imana. Rigomba kugira umwete wo gusenga, rigafasha abatishoboye, kandi rikarangwa n'ubumwe n'ubufatanye. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, cyigisho cya 86, itorero ry'Imana rizima rigomba kuba ribwiriza ubutumwa, rikamurika umucyo aharizengurutse. Muri iki gitabo, paje 825, isubi ya 2, uwifuzwa ibihe byose, mu cyongereza ni paje 825 ku isubi ya 2, harimo ijambo ritubwira ngo mu gusohoza umurimo nk'uwo Kristo yakoze, nibyo bizatuma Yesu abana naryo. Ni icyigisho cya 86. Mu gusohoza umurimo wa Kristo nibwo itorero rizasohorezwa isezerano ry'uko Yesu abana naryo. Yaravuze ngo nimugende mwigisha amahanga yose
kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Bayobozi b'umukumbi, mumenye ko kugira ngo mwizere ko Yesu ari kumwe namwe aho iwanyu, muri izo ngorane, muri iryo rungu, muri iyo mfuruka, n'aho intumwa zitagera, aho muziheruka kera, kugira ngo Yesu abe ahari. Zahagera zitahagera, Yesu ahari nta byapfa, ariko zihageza adahari byapfa. Noneho ubwo murumva ko itorero kugira ngo ryizere kubana na Yesu nicyo gikomeye, ngo nuko ryaba rikora umurimo yategetse, kubwiriza ubutumwa. Kwikorera umutwaro we nicyo cyangombwa cya mbere Yesu asaba kugira ngo aguhe ubushobozi bwe. Kugira ngo uhabwe umwuka wera nibwo bushobozi, imbaraga ihindura, imbaraga yemeza, imbaraga itanga ubwenge, imbaraga ishoboza umuntu guhamya, imbaraga ishoboza umuntu gutsinda ibigeragezo, imbaraga ituma amasengesho agira imbaraga kandi agasubizwa. Kugira ngo uhabwe iyo power, ubwo bushobozi, kondisiyo ya mbere ni uko ugomba kuba wikoreye umutwaro wa Yesu. Ubugingo bw'itorero bushingiye ku buryo rikiranuka mu gusohoza itegeko ry'Umukiza. Nta torero ryaba rizima ridakora iyo nshingano. Ubuzima bw'itorero, life, ubugingo bw'itorero bwaryo bushingiye ku buryo rikiranuka, ubudahemuka bwaryo mu gusohoza iryo tegeko. Hepfo hati, kwirengagiza uyu murimo ni ukwitegura gucogora no gucika intege. Ahatari ugukorera abandi, urukundo rurahenebera, kwizera kukijima. Uwari ufite urukundo rurahenebera, uwari ufite kwizera kurijima, kukamera nk'itara ryabuze amavuta. Ubwo rero mubyumve neza, kugira ngo itorero ribe rizima rigomba kuba ribwiriza ubutumwa mu nzira zitandukanye, buri mwizera akabigiramo uruhare. Ntirigire abantu batorewe kubwiriza ubutumwa, ahubwo buri muntu wese akagira ishami akoreramo, ariko ryibwiriza ubutumwa, wenda ryo gufasha, wenda ryo kurarika, wenda ryo kubwiriza inzu ku nzu, wenda ryo gutanga inyandiko, wenda ryo kujya gusobanura ukuri aho bikenewe, wenda ryo kuvura, wenda ryo gufasha abakene, ariko buri muntu wese akagira uruhare muri uyu mushinga witwa ibwiriza butumwa. Noneho umuyobozi uzashimwa n'uzapanga iyo mishinga, nibyo bavuze ngo arrange or devise, kuringaniza no guhanga uburyo bwatuma buri mwizera abona inshingano. Icya kabiri, itorero rigomba kuba ryiga ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5 urupapuro rwa 609, ibihamya umuzingo wa 5 urupapuro rwa 609 harimo iri jambo, kwiga ijambo ry'Imana, kwiga inyandiko zera, kwihugura mu byo twizera, kungurana ubumenyi, amateraniro y'ibibazo, ibyo byose birakenewe kugira ngo itorero rikure. Haranditse ngo hagomba kubaho umuhati muri buri torero. Yego, harimo ijambo rivuga ngo amateraniro yacu agomba kuba anejeje, agomba kuba arangwa n'umwuka w'ijuru. Tugomba kwirinda amasengesho maremare n'ibibwirizwa birambirana bigendereye kumara igihe gusa. Buri wese agomba kuba yiteguye kuyabonekamo no kuyagiramo uruhare kugeza amateraniro ashoje. Uko niko azashishikarirwa kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Iryo turo ryo kuramya Imana, this is offering to God acceptable worship. Uko niko twaramya Imana, ukuramya kwemewe. Ubwo rero ayo materaniro akwiriye kubaho, kandi abantu bakamenya kubana n'Imana. Amateraniro ngo agomba kuba aryoshye kandi akabareshya, ngo kandi ntahinduke umugenzo. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye icyigisho cya 32 harimo ijambo ritubwira ngo, icyigisho cya 32 kivuga ngo imitego ya Satani. Harimo ijambo ritubwira ngo nta torero ryakwiringira kujya mbere
keretse abarigize bashakashaka ukuri nk'abashaka ubutunzi buhishwe. Kugira ngo itorero rijye mbere ni uko umugabo, umugore, umwana, umusore urigize agomba gushaka mu byanditswe nk'ushaka ubutunzi buhishwe. Mu gitabo ubutumwa ku basore, reka bakinshikirize igitabo ubutumwa ku basore cy'ikinyarwanda, paje 249. Nitwiga Bibiliya mu matorero, mu miryango, bizatumarira iki? Ngo hari ibibazo bizikemura. Aya magambo muyumve. Abantu biga Bibiliya basenga, umwanya bamara bayirondora bawurangiza barushijeho kugwiza ubwenge kuruta uko bari basanzwe. Bamwe bawuvamo ibibazo byabo byakemutse. hari ibibazo byari kuzabahisha amabavu, mugahamagara n'abantu bakananirwa, bikabagabamo kabiri, bigasenya imiryango, abandi bagatana, abana bakabananira. No mu isi byari kuzatuma n'imihoro yeguka, bigatuma n'uburozi bubaho, bigatuma n'abandi tubahamba imburagihe bagapfa bakenyutse. Ngo hari abantu baziga ibyanditswe kagahe mujya mumara mwiga, kuko kwirinda nyine biruta kwivuza. Ubwo hari indwara nyinshi zizarindwa ntizirirwe zifata abantu bitewe n'uko bagaburiwe ijambo ry'Imana. Bamwe bawuvamo ibibazo byabo byakemutse kuko Umwuka Wera aba yakoze umurimo wavuzwe mu gice cya 14 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ngo ari kumufasha niwe Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Burya nitufata agahe ko kwiga, ibibazo bizajya bikemukiramo. Noneho rero dukunde kwiga ijambo ry'Imana, amatorero mazima azarindwa ibibazo no kwiga ijambo ry'Imana. Noneho itorero rigomba kugira umwete wo gusenga. Itorero rigomba kugira umwete wo gusenga. Mu gitabo ndasoma, ni ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo wa mbere, itorero rigomba kuba ndetse no mu byaduka byo mu minsi y'imperuka harimo ijambo rivuga ngo abagize itorero bagomba kugira iminsi ya gitorero no mu murimo w'ivugabutumwa. Amasengesho afite imbaraga asobanutse gake. Iyaba itorero ryakiranukaga mu gusenga, ntabwo ryagira byinshi ribura, kuko for faithfulness in calling upon God will bring rich returns. Kuko gukiranuka mu gutabaza Imana bizazana umusaruro utubutse. Iyaba itorero ryasengaga, ntabwo ryagira ibyo ribura byinshi, ibyo rinengwaho, inenge zibuze, upungufu, ibyo ribuze, niba ribuze abaririmbyi, ribuze abasura, ribuze abigisha basobanukiwe, ribuze abana bafite ikinyabupfura, ribuze abakobwa n'abasore baribera umurimbo, ribuze abagabo bazi gufata ibyemezo. Niba isengesho ryaratumye umugore w'ingumba byara, isengesho ryatuma impano zivuka iwanyu. Nta gasozi keraho intumwa, nta gasozi Mwuka Wera, nta migezi, nta gihugu runaka kirimo imigezi ivomwamo Mwuka Wera. Nta hantu hari ifumbire y'iby'umwuka ngo tuvuge ngo ni Iburengerazuba, ni Iburasirazuba, ni Amajyepfo, ni Amajyaruguru, nk'uko namwe mubizi ko hari abiyubatsemo ko hariho ubutaka butagatifu. None se namwe niko mubyizera? Rero aho uri hose, Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo ni Matayo 18 umurongo wa 19 n'uwa 20, ngo ababiri muri mwe nibahuza umutima wo kugira icyo basaba bari mu isi, bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Rero itorero ryose rikwiye kuba risenga. Ntimukibuke gusenga ari uko biturutse ku bandi cyangwa ahandi, ahubwo mukunde gusenga kuko nta mbaraga twagira tudasenga. Itorero rigomba kugoboka abatishoboye, ni Yakobo 1:27, niba ari rizima rigomba gufasha, kuko itorero ridatanga naryo ntirihabwa. Kandi ukugubwa neza kw'itorero kugendana nuko ritanga mu by'umwuka. Ayo magambo aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, icyigisho cya 34. Akagingo ka nyuma ku itorero rizima
rikunda ubumwe n'ubufatanye, cyangwa se nibyo biriranga. Itorero rigomba kumenya gukorana n'ayandi, kuko si urugingo rwigenga, ahubwo umubiri w'itorero ku isi yose gukorera hamwe nizo mbaraga zacu. Ibyo rero muzabisoma mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27, ahavuga ngo icyakora ingeso zanyu zimere nk'uko bikwiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo ninza kubasura cyangwa nintaza nzumva ibyanyu yuko mushikamye mu mwuka umwe, murwanira hamwe kubwo kwizera ubutumwa bwiza. Reka rero tubibutse ko turi kuganira ku buzima bw'itorero. Twabonye umwizera muzima akunda Imana, akunda bene se bafatanije, akunda itorero rye arimo, akunda amahame akayarengera, kandi akirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Naho itorero rizima turibonyeho ibintu 5. Icya mbere, rigomba kuba ribwiriza ubutumwa. 2, rikiga ijambo ry'Imana, rikarangwa n'amateraniro ashyushye, aho babonera umuti bakahabonera imbaraga, urukundo rwabo rugakomezwa. 3, rigomba kugira umwete wo gusenga. 4, rigomba kuba rigoboka abatishoboye, rikabikora nk'inshingano rizi ko ritayikoze riba rigambaniye Umukiza. 5, rigomba kurangwa n'ubumwe muri ryo ndetse no gufatanya n'ayandi. Noneho abanzi b'iby'umwuka turinda umukumbi n'ubujiji, ubwaka, ishyari n'inzangano, kunegura, kwikunda no gukunda iby'isi, ubunyamihango n'ubwibone. Izi ngingo turazivugaho muri make. Muri Hoseya 4:6 haranditse ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo ubujiji bwatera abantu kurimbuka. Ubujiji bwatera kurwanya uje kubakiza. Mbese nawe reba nk'ishami ryo kwirinda rizatuma umuntu agira amagara mazima, agasinzira neza, akivuza make, akazigama menshi, abana bagakosoreka, abiga bagatsinda, abakora ntibananirwe, amafaranga akinjiraga, umuntu yarangiza akarirwanya. Bizaba bitewe n'ubujiji. Niyo mpamvu iyo Satani abonye Bibiliya ibumbuwe ahinda umushyitsi, kuko hari ibirindiro bye biba bigiye gusenyuka. Ntabwo iyo ngingo nyitindaho. Abizera tubahaza ubumenyi, tubarinda inzara y'iby'umwuka, ariko natwe twe kuba tuyifite. Ingingo ya 2 ni ubwaka. Ubwaka ni ukurenga imipaka y'ibyo kwizera. Kurenga imipaka y'ibyo kwizera, kugeza ubwo abantu bashaka kuvuga icyo Imana yari kuvuga. Ubwo ni ukuvuga ngo aha nibyo bise gukabya gukiranuka, kurengera amahame, guhatira abandi kugera ku rugero nk'urwawe, ndetse ukumva ko utameze nkawe aba atari uw'Imana. Ubwaka butera abantu kugira imyumvire irengera, ngo Satani natabwiyambaza aziyambaza ubunyamihango twabonye ku ngingo ya 6. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, umuzingo wa 2, urupapuro rwa 19, ibyo byombi niho byanditse. Ubwo ubwaka tubonye ku ngingo ya 2 y'abanzi, n'ubunyamihango tubonye ku ngingo ya 6, byose Satani yarabiteguye kugira ngo azabirwanyishe itorero, niritagwa iburyo rizagwa ibumoso. Dore uko byahanuwe. Ubunyamihango, ubwenge bw'isi, yego ibyo Satani azabyiyambaza. Reka nihutire aho nshaka kwihutira hagana ku ipaje ya 20. Satani aziyambaza ubunyamihango cyangwa ubwaka. Satani nabona ko Imana iri guhira ubwoko bwayo, ikabutegurira kwirinda ubushukanyi, azakoresha uko ashoboye kugira ngo ku ruhande rumwe ateze ubwaka, cyangwa ku rundi ateze ubunyamihango bukonje, kugira ngo ashobore kwigarurira imitima cyangwa se kuyisarura. Ubu nicyo gihe cyo kuba maso ubudacogora.
tugomba kurinda abizera ubwaka gukabya imyumvire n'amahame, tukabarinda n'ubunyamihango. Noneho ubwo ubunyamihango bwanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho cya 21 mu Cyongereza ni page 378, ngo binezeza Satani iyo abantu baretse kwera kuzima bakagundira imihango, guterana atasiba ariko gukubita umugore adasiba, kuririmba utamukuramo ariko no mu kabari ari we mubyinnyi, utamubuza gutura atura pe n'icyacuma akagitanga, ariko iwe umunyu bawubona basabye ahandi. Ubunyamihango ni ugushaka kugaragara neza inyuma ariko imbere warashize. Satani ni umugome, abarwanira kubwiriza mu materaniro iwe atigisha umurinzi, ubwo ni ubunyamihango. Kuririmba indirimbo ku isabato ukanoza ijwi ariko iwawe utukana, ni ubunyamihango. Kugerageza kwiyerekana neza inyuma ariko ahandi byarazambye, ku buryo icyo gitero Satani naduha abantu bameze nk'abo, twe tukiringira ngo ni amatorero mazima, tukabara ngo ni 100, ni 40, 50. Inyandiko iravuga ngo Imana yanezezwa na 6 bahindutse by'ukuri kuruta 60 bafite ishusho yo kwera. Rero ubwinshi bw'umurama ntabwo bwavamo igikoma. Icya kane ubwo tumaze kuvuga ubwaka, tuvuze ubunyamihango ku ngingo ya 6. Ku ngingo ya 3 kubanditse ni ishyari n'inzangano. Uyu nawe ni umwanzi w'iby'umwuka. Reka dusome mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, page 234. Haranditse ngo urwango n'ishyari ni uburwayi buca intege ubushobozi bwose bw'impagarike, bwatangiriye kuri Satani muri paradizo. Abategera amatwi Satani bazatesha abandi agaciro, bazavuga ibintu uko bitari kandi bahimba ibindi kugira ngo bigaragaze ubwabo nk'abagaciro, ariko nta cyanduye kizinjira mu ijuru keretse gusa abafite uwo mutima nibahinduka, naho ubundi ntibazacirwayo kuko banegura n'abamarayika. Bagirira ishyari ikamba ry'abandi, ntibabona icyo baganira bagezeyo kuko bimenyereje kuvuga ibitagenda n'amafuti y'abandi. Abatunze iki gitabo iyi page muzayisomere mugere hepfo. Gusa umuyobozi ushaka kuba umuti nazirikanira ijambo ku isubi yo hasi. Ijuru ryandika umuntu ugendana umwuka w'amahoro n'urukundo, uwazahabwa ingororano ye ku munsi w'Imana azahagarara yemye. Ubwo tuba umuti nk'abayobozi. Nyabuna ne kuba umuyobozi ugirira ishyari undi, ne kuba umubwiriza ugirira ishyari undi. Bashobora kumuha mena nyinshi kurusha izanjye, bamurarika bakampeza. Ibyo rero nyabuna hatazagira ugwirwa ishyano nk'irya Sawuli. Izi ndwara ishyari n'igomwa zigomba kurwanwa. Noneho rero ku ngingo ya 4 ni ukunegura ishyari n'inzangano, ni ku ngingo ya 3. Ubwo ibyo bigomba kwirindwa. Noneho mu gitabo ku ngingo ya 5 ni ukwikunda no gukunda iby'isi. Muri iki gitabo guhamagarwa kwacu gukomeye, page 189, haranditse ngo mu kaga kose kaguye nabi itorero, gukunda isi biza ku mwanya wa mbere. Niko ndiri y'ibyaha byo kwikunda no kwifuza. Reka wenda dutondeke ibyo twibuka. Gukunda isi byatuma dupfa amoko. Gukunda isi byakinjiza ibigezweho mu itorero, kandi ngo itorero niryigarurirwa na mode umwuka azarivaho. Gukunda isi byatuma icyacumi kidatangwa. Gukunda isi byatuma twica isabato, ntiturinde intangiriro zayo n'iherezo ryayo. Wenda ku isabato mu materaniro tukaboneka ariko twayikandagiye. Gukunda isi byatuma tuba bambuzi. Gukunda isi byatuma tubesha mu bucuruzi. Gukunda isi byatuma dupfa imbibi. Gukunda isi byatuma umuntu arengera ibyo akaba yanabesha cyangwa agahimba ibinyoma n'ibindi.
mu kaga kagwa itorero nabi, mu kaga kose kaguye nabi itorero, gukunda isi biza ku mwanya wa mbere. Bayobozi tuba umuti. Indwara ya nyuma ni ubunebwe. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 6 paje 425 haratubwira ngo aya magambo muyiteho cyane, cyane ko abenshi ibi bitabo ntabwo babifite, ariko ku bw'amahirwe Imana hari igihe iba yarashimye ko biba n'ahandi, ariko ni ibihamya umuzingo wa 6 425 haranditse ngo mwumve ubushobozi Imana yatanze iyo budakoreshejwe buragwabira. Ikirenze ibyo, iyo amatorero arekewe mu kudakora, Satani arabibona akabona ko batakoreshejwe, yigarurira urubuga agashora bizera mu mashami y'umurimo azabanyunyuzamo imbaraga, akarimbura iby'umwuka byabo, bakazagwa nk'imirambo iremereye itorero bazize ubunebwe, kutabapangira. Abo bizera bataha saa 2 hahandi wanyu mu gitondo ku isabato, ukabohereza mu rugo, ntubapangiye gusura, ntaho barasoreza isabato, ntaho barahurira saa 7, nta rugo rw'umunyamahanga barajya gusobanurira ukuri, nta murwayi bagiye guhumuriza. Abo bizera badakora nubasanga ku kibuguzo, ukabasanga kuri BBC, ukabasanga mu runana, ukabasanga imbere ya televiziyo y'ibikino, ntuzabarenganye. Satani azaba yabibiye mu irembo ry'ubunebwe. Rero turwanye ababanzi b'iby'umwuka 7: ubujiji, ubwaka, ishyari n'inzangano, kunegura, kwikunda no gukunda isi, ubunyamihango n'ubunebwe. Noneho nk'abagabura b'Imana, Imana idushoboze gukora inshingano zacu dukiranutse. Amagambo dusorezaho aboneka mu gitabo cy'ibihamya umuzingo ni uwa 2 cy'ikinyarwanda, ariko iki cyahinduwe kiva mu cyongereza. Ibihamya umuzingo wa 2 paje 467 haravuga ngo ndahasoma ni umurimo w'umwungeri. Nyamara hari indi ngingo nsa naho nibagiwe mpereye hasi ku paje banziriza iyo. Ni imbaraga ihindura umugabura akwiriye gukoresha umurimo we. Umurimo we ntabwo ari uwo guhagarara gusa ku ruhimba bwiriza, ahubwo icyo gihe nibwo uba utangiye. Akwiye kwinjira mu miryango itandukanye, akayigezamo Kristo, akajyanayo ibibwirizwa bye, akabijyana hanze mu bikorwa bye no mu magambo ye. Igihe asuye umuryango agomba kubabaza uko bamerewe. Muganga, jya ubabaza uko bamerewe. Mbese ni umwungeri w'umukumbi. Umurimo w'umwungeri nturangirira ku ruhimbi. Akwiriye kuvugana na buri wese mu bagize umukumbi, akavugana n'ababyeyi kugira ngo amenye uko bahagaze, akavugana n'abana kugira ngo amenye uko nabo bahagaze. Umugabura akwiriye kugaburira umukumbi Imana yamuragije. Byaba byiza agiye ajya mu rugo akigana nabo. Icyakora nukora ibi nyamara ukirengagiza umurimo Imana yaguhaye ngo uwukore, uzabukora nabi. Ntukinjire mu muryango ngo ubure kubararikira guterana no gupfukama ngo musengere hamwe mbere y'uko usohokamo. Ngiri ijambo nashakaga. Ntukinjire mu muryango ngo ubure kubararikira guterana no gupfukama ngo musengere hamwe mbere y'uko usohokamo. Babaza uko ubugingo bwabo bumerewe. Mbese n'icyo umuganga w'umuhanga akora, abaza buri kantu kose kuri buri murwayi, maze agashaka uko yamuha imiti. Uko niko umuganga uvura ubugingo akwiriye kubaza iby'indwara zo mu by'umwuka, zibabaza abagize umukumbi we, maze akajya ku murimo wo gutanga imiti ikwiriye, maze agasaba umuvuzi ukomeye kuza akamufasha. Ujye usaba sapoti ya Yesu. Baha ubufasha bakeneye. Ngeze kuri paje 467. Abagabura nk'abo
bazahabwa icyubahiro n'agaciro bikwiriye abagabura b'ibya Kristo. Umugabura usura agakora icyagenewe abasura, akajyana Yesu mu ngo, n'aho agiye hose azahabwa icyubahiro n'agaciro bikwiriye umugabura w'ibya Kristo. Kandi uko bakorera abandi niko ubugingo bwabo nabwo buzakomeza kuba buzima. Bagomba kuvoma imbaraga mu Mana kugira ngo bahe imbaraga abo bazaba bari gukorera. Ndasaba Uwiteka ngo adufashe kumushakana umutima wacu wose. Reka iri sengesho abe ariryo dusorezaho. Ndasaba Uwiteka ngo adufashe kumushakana umutima wacu wose. Ndashaka kumenya ko buri munsi mbona imirasire y'Imana iva mu bwiza ikomoka ku ntebe y'ubwami y'Imana, kandi karasa iva mu maso ha Yesu Kristo akayikwiza mu nzira ahanzengurutse. Ndifuza kuba nguwe neza mu Mwami. Nubwo ibihe byagorana, nubwo ibintu byahinduka, ariko nta mpamvu yo kwibwira ko Imana yahindutse. Rero itorero ry'Imana rigomba kuba rizima. Twigaga ubuzima bw'itorero. Umwizera muzima tubonye ko akunda Imana, agakunda bene se bafatanije, akunda itorero, akunda amahame akayarengera, akirinda ikintu cyose cyatuma itorero rivugwa nabi. Itorero rizima ni iribwiriza ubutumwa, rikiga ijambo ry'Imana, rigira umwete wo gusenga, rifasha abatishoboye, kandi rikagira ubumwe n'ubufatanye. Twirinde ababanzi b'iby'umwuka, ari bo ubujiji, ubwaka, ishyari n'inzangano, kunegura, kwikunda no gukunda iby'isi, ubunyamihango n'ubunebwe. Imana iduhe kuba bazima, kandi n'umukumbi w'Imana tuwusabire ubuzima mu izina rya Yesu. Amen.